Yesu ashimwe mwebwe akurikiye muri wowe TV muri kumwe nanjye NGD. Nanjye kubasuhuza mu izina rya Yesu duhurira kuri uyu muyoboro wa muri wowe TV. Uko twabisezeranye rero, reka dutangire dusenga Imana, hanyuma dusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera duhereye mu gitabo cy'Itangiriro. Imana, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye kudukunda, tugushimiye yuko waduhaye ijambo ryawe ryera kugira ngo rituyobore mu buzima bwa buri munsi. Turakwinginze rero Mwami kugira ngo uyu mwanya tugiye kujya dufata ujye ubana natwe. Dusenga Mana, buri wese uzatega amatwi inyigisho, buri wese uzasoma ijambo ryawe, ujye umwungura ubwenge n'ubumenyi. Umwuka wera ube kuri we, kandi Mwami uduhe kukumenya uko bikwiriye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'Itangiriro, mu gice cya mbere, nicyo tugiye gusoma uyu munsi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Imana irema ijuru n'ibirimo byose. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itaragira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti, habeho umucyo. Umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Imana yita umucyo amanywa, umwijima wita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Imana iravuga iti, habeho isanzure hagati y'amazi, rigabanya amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kabiri. Imana iravuga iti, amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke. Biba bityo. Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi iryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti, ubutaka bumeze ibyatsi n'ibimera byose byerere imbuto ku butaka, n'ibiti byerera imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo, igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo. Biba bityo. Ubutaka bumeza ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatatu. Imana iravuga iti, mu isanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanya amanywa n'ijoro, biberaho kuba ikimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Bibereho kuvira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi. Biba bityo. Imana irema ibiva bibiri binini, ikiva kinini cyo gutegeka amanywa n'igito cyo gutegeka ijoro, irema n'inyenyeri. Imana ibishyira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi, kandi bitegeka amanywa n'ijoro, bitandukanye umucyo n'umwijima. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kane. Imana iravuga iti,
amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni n'ibisiga biguruke mu isanzure ry'ijuru. Imana irema ibifi binini byo mu nyanja n'ibintu byose byigenza bifite ubugingo. Amazi biyuzuramo nk'uko amoko yabyo ari. Imana irema n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana ibiha umugisha iti: mwororoke, mugwire, mwuzure amazi yo mu nyanja, inyoni n'ibisiga byororoke mu isi. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 5. Imana iravuga iti: isi izana ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari. Biba bityo. Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo nk'uko amoko yayo ari, n'ibintu byose bikururuka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti: tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti: mwororoke, mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi Imana irababwira iti: dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo, bizaba ibyo kurya byanyu. Kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo, mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo. Biba bityo. Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa 6. Icyo ni igice cya mbere cyo mu Itangiriro tumaze gusoma. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Naho utaha. Imana ibarinde.